yaje kugira guterete kuko abizwi ko mufite amafaranga ahantu yakujyanye ku Kibuye wabo ntago ari iwabo barababyeyi yagushyire ntago ari ababyeyi n'ababyeyi 150 urumva bakurama yo guhaha andi barayatwara nta namba uri asiki urasa umugabo wawe. Hi guys, how are you doing? Nizo kumisumize neza amazina yitwa Debby ibisanzwe niyo mazina ngisi my YouTube channel maze ngiye kuza amezi 2 ndi hano kuri YouTube naratangiye kuhakorera nubwo ntakora consistency but ndagerageza and I love all of you guys abantu muhora mukigikiye abantu muhora muhari ku bwanjye. Thank you so much guys. Ngira ngo nzuko nabashimira pe sinzi ukuntu nabivuga ariko abantu bandeba sinya nuzuza umunsi naruzuza igihumbi cy'abantu barebye video yanjye means I'm trying and I'm working so hard. Ntago wenda nduwa danje hari abantu benshi bandeba but ibi binyereka ko mu nkunda and thank you so much kuba mu nkunda and Imana mwije bahezagire. So story time uyu munsi meze gutya ni umuntu wanyandikiye kuko man hari ibibazo njya numva nkavuga mana tell me how ukuntu bino bintu biwemera kubikaba ku muntu cyangwa ibingibi. So nandikiwe n'umukobwa wenda gukora mariage ufite umuhungu benda kubana bikambaho inkuru. So yarambwiye ati Debby tinahuye n'uyu muhungu duhura ndi umunyeshuri niga muri kaminuza nawe akora turahura turakundana ariko nge nkaba ndi umukristo cyane nkaba ndi umukobwa usenga cyane ku buryo kujya gusura umusore rwose ntago ari ibintu byadanje. Najya kumusura ahantu abanaga n'abandi basore ngasanga hari intebe ngasanga ari ibintu byose nyine nkumva nibyo ubuzima nyine bugakomeza ngakomeza nyine tukakundana tukabaho ngaho. Ndanza kurangiza kaminuza mbona akazi keza ku buryo ndi mu bakobwa ashobora bahembwa ntago mpembwa neza cyane ariko mpembwa hejuru y'ibihumbi 800 by'amanyarwanda ntago ari amafaranga make by the way umukobwa kuyahemba ntago ari amafaranga makeya. Urumva rero mu 800 byanjye na mpembwa narazaga nka savinga nkagura ahantu nkagura bino nabaza umutipe nkamaza se wowe ni gutiri kwitegura kuzabana nanjye n'ibiki byose akambwa don't worry ndimo ndagerageza gukora ubuzima bwanjye ndi kubishyira ku murongo urabona bigiraho umuhungu rero nza kumubwira amafaranga mpembwa ariko kuva namubwira amafaranga mpembwa umuhungu ni fiance wanjye ariko atangira kujya nsaba amafaranga mpereza udashaka kugura bino ndashaka kugura bino kandi ngasaba amafaranga ukorera wowe kuri umu contractor kugira ama contract menshi niko bavugara I don't know sinzi barko bavuga yakugira ko ama contrat menshi amafaranga ukorera ukajya ganyereka ama contrat yiwe nkayamusomera ngasanga n'ukuri ko Imana ashaka kubaza kuramo nka miliyoni nk'icumi 15 ibintu nk'ibyo ngibyo nkabona zayakuramo nkabona amafaranga menshi nyine nkabona afite umutipe tugiye kubana ufite vision ufite umeze neza. Umutipe rero tukomeza turakundana bya buri nyine biri aho ngaho ngiye bakambwira ngo arashaka kugura hano hantu umujya asabye amafaranga ngo yo kugura essence kura bino nkaba se amafaranga ukorera wowe yashyira he akambwira ati ngiye mba ndi kwitegura ndi kugura ibibanza ndi kugura bino ndashaka kubaka arangije ari nahantu yamujyanye mu wa gatatu kwishantiye ari kumwereka ko nyine ayubatse ari kubaka amwereka ngo ari kubaka ari nyine hageze umukobwa arabibona arahishima cyane ati Imana nanjye mwereshwe ko mfite umuhungu umeze gutyo. Umuhungu rero bakomeza barakundana ati mu kwa 7 ku mwaka ushize uko umukobwa ntabwo yampaye detail nyinshi cyane ariko ibyo yambwiye nabyo birahagije kuba wamugira inama. Mu kwa 7 ku mwaka ushize rero umuhungu aramubwira ati rero ndabona umaze kuba ready can we at least get married. Umukobwa umuntu aramubwira ati aramubwira ati yego nta kibazo njye nawe twakimaria twashakara nyine umva nta kibazo na kimwe. Umukobwa byumvise nyine arishima none nako umukobwa agiye gupropose man arishima pe arishima umunezero uramusaga aravuga Imana ushimwe ko maye umugabo Imana ushimwe ko bigenze gutya. Umuhungu aramujyana ahantu aramuproposa ati ndakubwira ati na video yacu shaka yaragize mu za views nyinshi cyane na ishaka yaragize views nyinshi kuno bamupropoje umva ati narishimye ati ndanezerwa pe ndataha njya kumwereka mu rugo urumva maze kujya kumwereka mu rugo ati icyo gihe cyose dukundana red flag nahangana yatangiye kwiyumva yigeze bakundana uyu mukobwa yamweretse iwabo ariko uyu muhungu ntiyigeze amwereka iwabo no mu guproposa umuhungu ntiyigeze abona umukobwa ntiyigeze abona sister we wenda nka nyine hawe uyu mukobwa ngo ntabwo yabaga byita yatangiye kubyitaho nyine bagiye kubana niyo yatangiye kwita kuvuga ati se umuntu agira famille abasishire famille yawe bahehe harambwa famille yanjye bakukibuye
ati nta kibazo tuzajya kubasura. Urumva ati twaragiye tujya ku Kibuye ndabasura nsanga ni famille aho ngaho ikifashije cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ariko nkabona bari nyine kujurajurana bagasohoka bajya bavugana umuhungu akagaruka bagaseka nyine kwa kundi bumva uri uneasy ahantu ho gasi ntago bankunze menze gute. Mama arambwira ati nagukunze ndakwakira muri famille yacu mwana wacu urakaza neza man ibintu byinshi. Barataha umuhungu agenda ambwira ati papa yagukunze papa wanjye yagukunze cyane pe ati rwose yishimye kuba muri tugiye kubana ngiye nawe ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva umukobwa rero nyine gukomeza baratetana bajya kwiyerekana bajya kubwira pasiteri nyine ko bagiye gushakana. Ati umuhungu rero ntabwo yagiraga idini ariko tangira kujya gusengera mu rusengero rw'uyu mukobwa just kugira bazabona ahantu bazakorera ubukwe. Pasiteri amaze se usengera hehe arambwira ati ngiye nta dini nagiraga. Pasiteri yicaza n'umukobwa arambwira ati uwo muhungu utagiraga idini ugiye kumushaka mwiki. Urumva umukobwa arangije aravuga ati wenda twarakundanye igihe kirekire afite vision mbambo navamo papa w'abana beza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero iwacu hakunda nyine kuba amafete iwacu tugira abantu benshi tukunda kuba amafete akaza muri fete zo mu rugo tukavugana tugasuhuzanya nyine ubuzima bugakomeza umva ibiraho ngaho. Ati rero ejo bundi nyine turatangira ngo ngewe nk'umukobwa ntangiye gupanga ubukwe nk'amase dufite ubukwe ryari akambwira ati reka tuzagerageza uriya mwaka utaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero ejo bundi mu kwa mbere nyuma ya New Year's niho namubaje se ubundi dufite ubukwe ryari. Umuhungu arambwira ati se sheri waratanga kugira ikintu sinzi kuri bukemera. Arambwira ati nanjye mfite amaproje menshi nta mafaranga mfite ibintu bimeze gutya na gutya urabona nyanzura ndi kubaka nayo ninza ndashaka kuyirangiza. Arongera namufata mujyana umva ngo yimwereke imbere bari kwikorera amasuku barimo barayirangiza. Urumva arambwira turabona ibintu byose turimo urabona amafaranga y'ubuka. Arambwira atoya ati reka umukobwa arambwira ati kamubwiza ukuri rero ati ngewe reka dufata amanuze tuyashyire ku murongo. Urumva reka ngewe nshaka ukuntu twabona basi amafaranga nawe kubaka ubiretse tuzabanze dukodesha ko tubanze dukora ubukwe ibintu bive mu nzira. Umuhungu ahita amubwira ati se twazakora ubukwe mu kwa gatandatu basi noneho wenda ko nkiha nk'amezi nkaza nko mu kwa gatatu nkabanza nkarangiza inzu namara kuyirangiza noneho nawe tufatanya 3 tugakora ubukwe mu kwa gatandatu. Umukobwa abyumvise ati ibyo ngibyo gusa ibyo nta kibazo rwose ngiye nta kintu bintu ntaye. Urumva arangije nyine umukobwa arabyemera. Amaze kubyemera bakomeza nyine barakundana. Umuhungu ngo bakamwereka nyine nka bije y'ubukwe nyine ukabona ntagashaka kubyumva. Urumva none ngo atangira no kujya abwira uyu mukobwa nabi nyine amurakarira ibintu biraho ngaho. Noneho umuhungu ati ejo bundi ngaraza aramubwira ati reka nkubwire ati ngenda ndabona mu kwa gatandatu bitazakunda bitewe na contrat mfite amasoko mfite amakontra nyine y'abantu ngiye mfite ngomba gukorera ndabona bitazakunda ntabwo nabivanga n'ubu. Kuko arambwira ati urashaka tubigenze gutuma ngo arambwira ngo reka twishyingire. Wahora arambwira ati ngende umukristo ntabwo nakishingira ntabwo byakunda kwishingira. Umuhungu aranje arambwira ati none se shero tubigenze gute kubona nyine nanjye ubushobozi ntari kububona tubigenze gutuma. Kuko aravuga ati ngewe mfite savings nizi ati ngiye nta kibazo turazikoresha. Ati noneho ufite umukobwa baravuze ati mfite n'ikibanza hanaha reka tuzakigurisha. Umuhungu aranje ngo baravuze ngo ho yanga ikibanza cyase wajya kukigurisha ngo hejuru y'ubukwe ngo ariko tukibanira ngo tutabigize intambara. Umukobwa by'ibyinshi aragenda aganira mukuru we ufite umugabo aramuganiriza ngo yarambwira ati kasanguze uriya muhungu ko yagupropose ashaka ko mubana niki gitumye ashaka guhinduka kano kanya ese ari ikintu baba baramukoreye. Ati nyine atangiye no umuhungu nyine gukora asigaye yirakaza ubona ntazi ibintu nyine abana muvugira ngo ati ese urashaka imburi kumvugisha ibintu ushaka ko ibintu nakubwiye urabishaka cyangwa ntabishaka. Umukobwa akamubwira ati ntabwo byakunda ngiye ntabwo nakishingira ndi umukristo. Urumva urangije ngabibwira papa arambwira ati ariko se papa w'umukobwa arambwira ati ariko se uriya muhungu niba gukunda akabasha wenda abona nta bushobozi bwo gukora uko afite kubera n'ibintu ari gukora n'amapro n'ibintu byose bambwiye ari kubaka reka twebwe ubwo tubukoreshe noneho mwebwe ibyo bindi muzabikanira mugeseyo. Nyina w'uyu mukobwa ngo bucyaraza aramubwira ati ngo avuye gusenga arambwira ati ngiye Imana yambujije ngo ntuzabane n'uriya muhungu. Abyumvisha aravuga ati ariko mama nawe uriya muntu se ko yampropose nabuzwa n'iki kubana nati Imana imba yarabirebaga ko tutazabana kuki tamumbujije kera cyose tugikundana ko tumaranye igihe kinini cyane kuki nshaka kumumbuza ubu ngo umukobwa nyine yanga kubyumva.
birarangira. Arangije uyu muhungu baramuhamagara iwabo w'umukobwa baramuganiriza, papa bamubwira igitekerezo bafite, bamaze kukimubwira umuhungu arabyemera, ariko nyine ubona abyemera atabyemera. Mama w'uyu mukobwa arabyanga aravuga ati oya, ati ngewe uyu muhungu ati ni nk'Imana yo kumuza gukora ubukwe, ati ariko uyu muhungu ngewe sinzi impamvu ntamwiyumvamo, sinzi impamvu ntamwishimiye, ngewe mba mbona ntazi uyu musore. Urumva kobana ati ngewe mba mbona ntazi ibyo ari byo. Urumva umukobwa aranje abwira mama ati mama nawe nibyo utekereza n'ibintu biba bikuri mu mutwe wibigira birebire yewe nta kibazo, nta mama arambwira ati hoya pe wanjye umuhungu sinzi impamvu ntamwiyumvamo. Urumva bakomeza gupanga iby'ubukwe, umuhungu ntiyabyemeye, papa wabo akamuhamagara akamubwira ati tubigenze gute, umuhungu akamubwira ati sare ntabwo ndayishyura, papa agafata amafaranga kohereza uyu muhungu ngo yishyure sare, yamara ko yamuhereza umukobwa akagira ngo sare barayishyuye, ibintu byose barabyishyuye. Urumva ngo bajya no gushaka ahantu ho kubatekera, umuhungu aravuga ati ngo azohereza avance. Urumva ageze mu rugo ahamagara papa y'umukobwa, papa y'umukobwa amwohereza amafaranga ya avance y'ibiryo. Cyakora mana, cyakora Mesiya we mana we. Anyway amuha amafaranga ngo ya avance y'ibiryo, amuha ibintu byinshi, nyine agenda amuhereza ibintu byinshi by'ubukwe ngo bari gupanga ubukwe mu kwa gatandatu. Ati ejo bundi Sumvije ko ibyo byose bari muri kwa mbere. Ati muri kino umukobwa yanyandikiye ejo muri kino cyumweru kigishize. Ati umukobwa ari ku rusengero avuye kwisengera ku cyumweru. Urumva avuye gusenga ku cyumweru, ari umvesita congratulation ko warabonye sheri, ko warabonye umugabo, avuye gusenga ku cyumweru, agiye kubona umuntu wamutiparaje arambwira ngo injira mu modoka tugende. Ngo ngira ava winjira mu modoka tugende. Umukobwa aramubwira se habaye iki? Agiye kwinjira mu modoka ngo agiye kubona n'urusengero rw'abarokore, ngo agiye kubona umugore wundi ufite n'umwana aramukuruye. Ngo kujya he wandayawe, ngo uravuga ngo urasenga ariko ushaka gusenya ingo z'abandi. Umugabo wanjye uramushaka iki? Umugabo wanjye kari umugabo wanjye ugushaka gukora ubukwe n'umugabo ufite umugore? Washaka gukora ubukwe n'umugabo ufite umugore for what? Umukobwa ati reka umugabo arangije ngo ahitaza abwira wa mugore ati ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongeye kugenda nkurikiye, uvuye mu rugo gute? Abantu bose barahuruye, wa mukobwa ngo isoni ziramwica. Urumva noneho urumva ntagiye sinzi ko nanyiza bari bampamagaye. Oh God, calm down. Urumva aturabica aho ngaho, ati niho wa mugore nyine ahise asakuza, ahita amubwira ngo ibintu byo uri kuzana ngo reka mbwire wa mukobwa we ngo amafaranga yose papa yirirwa amuha. Urumva ayakoresha ibintu bye, ayanywa inzoga, ayakora bino na bino, ntago umva nta kintu kimwe cyanyu cy'uko arakora. Imyiteguro no wenyine ufite ko no ufite uyu ntabwo afite n'ibyo se kubikora kugira kure papa amafaranga. Uyu mugabo nta kazi agira, ntanzagira, nta kintu kimwe agira uretse inzu tubama kodesha, naho ibindi byose nta na kimwe afite. Umukobwa w'imishara avuga turabeshya ntago yabinkora, ntabwo ati ntago nkubeshya, ndakubeshya ndakumaza iki? Ndakubeshya umugabo ko yavuze ko yaguhisemo, ndabuzwa n'iki kankubwiza ukuri ugenda ushake ibyo ushaka ubizi. Uyu ni umugabo utazi guhahira urugo, uyu ni umugabo umeze gutya na gutya, ntago ari umukristo. Yaje kugira guterete kuko abizi ko nyuma ufite amafaranga, ahantu yakujyanye ku Kibuye wabo ntago ari iwabo, barababyeyi yagushyire ntago ari ababyeyi n'ababyeyi 150. Urumva bakuramo yo guhaha andi barayatwara, nta namba. Uriya siki urasa umugabo wawe. Umugabo aranja ahita kubita ngo uwo mugore uryamwe ngo cece kangura beshya, aramubwira ati nago mbeshya, niba beshya nabikwereke no ntibyo yakoze, nabikwereke nakwereka ati ngiye nibi naguze nibi nabikwereke, ntabyo yabona. Ntabyo yagira ute, ntabyo yabona. Isare yavuze yishyuye, jya yubaze ko uwo munsi w'itariki yanyu w'ubukwe awufite. Aha abantu bavuze mwagiye kuvuga ni ibiryo, mugende ubahamagare ubabaze ko ari ibiryo babukinze, babaze nta myiteguro n'umwe ari gukora. Urumva impamvu yaje kugutereta no kugira impamvu yaje kwemera gukora ubukwe, yashatse kugutereta ngo nuko yari ushaka ubukwe. Urumva ati nanjye nuko twahuye, usibye ko ngiye nyine kumva aho byamunaniye, yasanze wacu turabatinde nta n'ikiri papa wanjye yaguha, ariko uyu muhungu ni umuskama. Ni umuskama, nta kintu kimwe
yaguze umukobwa by'umushahara turi kumubeshyira ntabwo byo ntabikora nyine umukobwa arasara biramurya biramurenga aranje arataha ageze mu rugo urumva ahita itita imbere na mbere ati bwarakeye ahita ajya hehe ubwo ni ku cyumweru cyashize kuko umukobwa yanyandikije ndibaza yanyandikije n'undi ku cyumweru I think so yeah ahita ajya hehe ahita ajya kureba kuri sale atageze kuri sale bamuha nimero z'umuntu nyine ushinzwe booking n'ibiki byose asanga ntabahari ajya handi batumye ibiryo asanga reka ajya ahantu hose ajya kuri yanzo ageze baramuga ati reka uriya n'umuntu ukora hano nta nahahuriye uriya n'umwenjeniyeri nta kindi kirakora hano nyirayo yaba nyirayo se gute intu iranze rwose ntago ari yiwe urumva ntakubeshye pe ntakubeshye inzu ntago ari yiwe ati Debby naratashye ati tuvugana amasi cyumweru ndwaye umutwe ndenda gusara ntago nzi ubuzima bwanjye bumeze ubwo gwenza mu kangaratete buri mu mazi abira umva please ndenda gusara mungire amakintu nakora kuko sinzi ukuntu nabibwira papa wanje amafaranga papa manje bazi gutanga ngo ya sare y'ibiryo ngo y'imyenda y'imikenyero y'ikoti ibaze umuntu usaba gisebo kwe n'ikoti abakobwa mwe murashaka pe abakobwa mwe murashaka ariko se nkamubaza ikibazo umuhungu nk'uyu nguyu wundi anyway guys niyo story nari mbafitiye muza mu yundi mwana inama ntabwo yari ndende cyane yanyandikiye ibintu bigufiya yabarama ibintu bintu ndamba nabanyuriyemo byose since they started until now but uko ibintu bimeze ati umuhungu aracyamusaba imbabazi ngo mubabarire ati Debby sinzi ukuntu nabibwira papa wanjye sinzi aho ngomba kujya mu ngire abakunda umva ngiye kwiyahura ndumva ngiye kwiyahura ntabwo nzi icyo gukora holololo aha anyway guys narumiwe pe narumiwe hari ibintu njya numva nkavuga ati oya reka ibisi bibaho gutesi abahungu nk'aba anyway n'abakobwa bagira amafuti yabo ariko noneho y'abahungu ateye ubwoba anyway guys that was a story Imana bahumugisha ari ikindi kintu bagiye ko yambwa ati Debby naguze intebe naguze ibikoresho byose byo mu nzu ntago turajya kwifata kwa nyine tutarabona inzu ariko n'inzu yo kuba muko turi kuyinandi kwishaka kandi nyine yaraguze ibintu byose byo mu nzu ibitanda amakabati ko nyine ari bikoresheje nyine nk'umuntu ugiye gushaka umugabo yeah we already have mercy anyway that was the story umunsi mwiza mwese and have a good night that was the story bye guys bizu